umutekano ni wose muri iki gihe cyaguma mu karere, umutekano ni wose kabisa nta kibazo. Ndabona umutekano rwose ari neza, mukomeze mucunge umutekano, dore ibihe turimo ni bibi cyane, tugomba kwirinda tukarwanya iki cyorezo cya korona virusi, mukarinda abaturage neza tukagihasha burundu. Mutabikoze neza ntabwo twakwigera tukirwanya ngo bishoboke. Icya mbere na mbere mukamenya ibintu byose biri kwinjira n'ibisohoka, dore turi muri guma mu turere, ikintu cyemewe gutambuka murakizi ni ibyo kurya byonyine. Biraganye kubaha, natwe tugomba kubahiriza amabwiriza n'abasore banjye, kandi pe ikintu ubundi kiba kigomba gutambuka ni ibyo kurya ndetse n'ababifitiye ibyangombwa, ndumva ari ibyo. kandi mu mwana mbere ibyo mukora ko ariko bigenda, dore ko mubikora neza nta kibazo, umutekano niba muwukontorora neza. Kubahutaje ntabwo kijyanye icyo guhutaza. Mutari hari igitoki sanitayiza ndayifite afande soni ibiti twa kimwe igitoki afande kimwe igitoki afande iki gitoki cyakozera kizana n'ibyo kukiwe muto kiho igitoki afande kitagira amabere kibaho igitoki afande kuko si wamutari nsanze hari ikindi kintu twaje igitoki afande igitoki kitabaho umukara. It was at this moment that he knew he fucked up. Urabona ukuntu bawica amategeko we. Mbabarira afande. Urabeshya ngo ni igitoki twaba. Afande nawe muto. Urabona ukwiki. Niba na afande. Urwo giye guparika umwaka niho uragenda. Mutubabarira afande. Uratwara umuntu ukavuga ngo ni igitoki. Motari mwagiye mwiga ko. Urabona uratwara abantu ukabanyuza ku mupaka ngo utwaye ibitoki. Bane byangombwa. Bande mwatubabarira. Ariko mwagiye mwiga urashaka kwanduza abantu bose. Urabona utwaye umusivili utagira n'agapfukamunwa. Bande mwatubabarira. Utwara turutware. Korori. Bakwaye umuriro n'igitoki. Afande mutubabarire. Tuzabigisha kugeza ryari kwe. Tubabarira afande. Afande ni ukutubabarira ni ukuri. Uravuga iki we nta n'agapfukamunwa wavuye mu rugo ufite? Afande ni ukutubabarira. Murashaka gucapanya ku muhanda, mbese sinzi igihugu mwakigize iyi neza. Murashaka wegiye niyo ngiye gutwara ibiribwa afande. Sanitayiza irifite afande. Good. Tambu. Ndabona amasaha y'inama ageze, mubajyane kuri sitasiyo turaza kubikora gucibwa amande niko bimeze. Kugira ngo nawe wagitekera vuga. Tubabarira afande.
kutambaye oh no nibagiye se n'umuzi ngo kutambaye agapfukamunwa wako wahumeka ugahita wanduza abana cyangwa ko ufite sanitayiza rero nawe kuba agapfukamunwa genda ifite wowe byose reka mukora ahubwo ndi ntabwo ayo ni amazi reka mukora byari ntabwo bafana mwongere gukuramo agapfukamunwa ntabwo ndabyongera fani sawa murakoze sawa neza abaturage bacu duteranyirije aha nta kindi ngo icyorezo twugarije cya coronavirus byaba byiza twirinze kubera ko nta muntu wakwirinda ubwawe utirinze nubwo twirirwa tumwe tubashishikariza kwirinda ariko nawe ubwawe mugomba kubigiramo ubushake bivuga ngo ugomba kwambara agapfukamunwa neza ugakaraba amazi meza n'isabune hagati y'iminota n'umunota byibuze ni ukuvuga ngo nta muntu wemerewe kujya gusura mugenzi we cyangwa famiye ye cyangwa inshuti ye cyangwa umusaza we cyangwa mushiki we bivuga ngo ikintu tugomba kugendera ni ukubahiriza amabwirizwa yasizweho na leta tugomba gushishikarizwa kubahiriza amabwiriza abaturage ntabwo twifuza ko hari ikibazo cyabageraho byaba byiza rero kubahiriza amategeko yashyizweho n'ubuyobozi nta bukwe bwemewe nta nama zitunguranye niyo yaba ugusigamo hagati n'intera ya metero igomba gusigaramo ndababwira n'umuyobozi wanyu ubakunda cyane mukore uko byategetswe n'uko byagenwe mubahiriza amabwiriza mwambara agapfukamunwa neza mukaraba n'amazi meza mwubahiriza amategeko ntabwo byadushimisha kubona ari kuboneka abantu ibihumbi ku munsi byaba byiza byaba byiza icyo cyorezo gicitse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda burundu ntabwo dukeneye abarwayi benshi byaba byiza nk'urugendo rw'abaturage ntabwo abarwayi benshi baboneka ntitugire abarwayi benshi mu gihugu cyacu murwanya abaturage mugomba kurinda isezerano ryanyu ntabwo abayobozi bwacu ariko tuzatwiga tubirukaho tubaca ibihano ntabwo kubaca ibihano muri iki kibazo cya coronavirus n'umuntu wese hari byaba byiza twirinze namwe ubwanyu ukirinda nta muntu twishimira guca amande kugufata wambaye agapfukamunwa nabi bakakujyana muri stade ugasanga utamenya ngo ubaye muri stade ukaraba nabi ntabwo bidushimisha murabona ko bitewe n'ikibazo cya guma mu rugo inzara itameze neza mu baturage dupanga kubagerera ibyo kurya natwe n'abayobozi tugomba gutanga urugero n'abayobozi bajya mu tubari bakajya mu mahoteli cyangwa mu marogi abaturage bakabona ntabwo biba ari byiza ntabwo bashobora kubagendera ariko byaba byiza natwe n'abayobozi tubahaye intangarugero tukubahiriza amabwiriza twambara agapfukamunwa k'umupira aho bigenewe ko tugakaraba abaturage batuboneyeho byaba byiza namwe abaturage muzindura amabwiriza yashyizweho na leta mukore ibigena turwanya icyorezo cya coronavirus turwanya icyorezo nta kibazo kihabaye reka ijambo ryanjye ntarangiriye nta n'umwe ushinzwe umutekano akagira icyo yabatangariza n'umuntu muhorana
mu midugudu no mu tugari akagira icyo ababwira. Umuyobozi ijambo n'ijambo. Baturage niwe ndabwira rero mbakangurire kuba mugiye ahantu hahuriye abantu benshi kujyayo ni ukugenda mu masoko niho navuga cyane cyane genda witwaje sanitizer. Ese niba utabishoboye ku masoko haba hari amasabune mugomba gukaraba intoki ndetse ukanoga kandi mugere kubwira abantu nka biriya byo kuvuga ngo urabona bazanye ibintu bya guma mu karere urumva ejo bundi duherutse gufata ubundi ejo hariya hepfo umumotari yafashe umuturage yamushyize mu mufuka amaguru ari mu mufuka igihimba cyo hejuru kiri mu mufuka avuga ngo atwaye iki atwaye ibitoki. Ibyo murabivugaho iki baturage? Ubwo rero wowe batubwira ikibazo mfite kijyanye n'ibi bintu. Hari abantu benshi bajya bamamaza cyane n'ubundi gutembera bakambara agapfukamunwa bigize nk'aho ibintu bitabareba, waba ashaka kumwibutsa ugasanga arakubwira isura kandi ibintu byose bigomba kuba ibintu byacu. Nta mpamvu yo kugenda umuntu atambaye agapfukamunwa. Mbese rero ikintu navuga nashimangira ko ari byiza cyane kwambara agapfukamunwa kugira ngo turebe ko ibintu byazahinduka twongera wenda tukajya tujya na show, ibintu mbese bikaba byiza cyane. Ikintu nabwira abantu b'urubyiruko ni uko bakumva ko ibintu ari ibyabo ntibumve ko ukora bidahari ukora birahari kandi bica. N'ibyo navuga murakoze cyane. Murakoze cyane nubwo ikibazo twari tukubahiriza ariko atari kidushubije ariko ndakeka hari undi wasubiza icyo gisubizo ko nk'ubu ejo bundi mbabwira iyo umusore wanjye amuraso yari ahasize ubuzima ariko umumotari yari ari kurwanya ashaka gufata kwatsa moto kugira ngo akomeze ate kuri bariyeri yacu. Umusore ubwo rero n'igihe yarwaye nkuramoko ntacye ni abaturage munani mutubwire niba ibyo umumotari we gukora niba mukuru cyangwa niba mwamushyigikira. Gusa icyo inama nabagira ni ukugite kwirinda kovide, twirinda bagenzi bacu, twirinda abana bacu ndetse n'amahanga tukaba twatubarinda. Ni ukuri pe gahunda yashaka gusubiza ikibazo twari twabajije hatwumve ubatubwira. Murakoze. Nk'uko bitubwiye umuyobozi, uwo mumotari yarenze ku mategeko. Gutwara umuntu akamwita igitoki, uwo muntu agomba guhanwa by'intangarugero kandi akabera n'abandi isomo. Iyo avugisha ukuri mubizi abayobozi muturi hafi nta kintu mwatwira tukibasabye. Uwo muyobozi uwo mumotari yakoze ikosa pe, agomba guhanwa. Murakoze cyane. Ubwo rero nari mbibabwira ariko ndabona umwanya uri kutubaga mukeya kandi nubwo mwabyitabiriye pe mwitabiriye uyu munsi mwabyitabiriye mwabashimye. hari n'umuhungu ndabona umuhungu ukuze gukina yitwa Jackson yanahaguruka akatubwira impamvu ndabona yitwaje nibuka ko wasanga hari n'ahantu ashaka kwigira akatubwira. Murakoze muyobozi kuri ijambo. Turabashimiye kugenda mu mibaye nako murakoze. Ariko nubwo muvuga gutyo hari abantu baba twabuze n'ibyo kurya ubundi twatwika tuvuga ngo iki kirerera. Ejo bundi byagaragaye ibyo kurya twarabishimye rero byarashize byibuze nabyo babona duhanje mujye mwongeramo n'akanyama tukabishyurira muceri mbere rimwe tukazana n'abakora ukwezi twuzuye. Mbese nawe baragira ngo tugere umuceri ntabishyimbo mugomba gushyiramo n'akanyama kabisa n'ibishyimbo twarabihaze mugomba gushyiramo akanyama. Cyangwa murakoze.
kera rero bitaga amazina bakita abantu baragira bagaya uyu ntabwo wamutandukanya na ba bandi baragira bagaya bamuhaye ibishyimbo umugabo warabihaze none se babahaye inyama mugabo baguhaye inyama zigaburira ubwoba ndumva icyo ngicyo kirangiye ni ukuvuga ngo niba baraguhaye umuceri bakaguha n'ibishyimbo ubwo baraguhaye ndabona hari ikibazo hano mbere na mbere umuyobozi dushimiye ibitekerezo byanyu dushimiye ko mutugira inama mukanatubwira ibibi bya korona uburyo twayirinda kandi narebye igihe turimo kurwanya uburenganzira benshi rero ntabwo twakwifuza ko igihe cyose twakomeza kuba turi kuguma mu rugo ahubwo twifuza ko twayisohokamo n'igihugu kikabona amahoro kuko urebye igihe turimo nk'abayobozi buri mu kazi basaba kutoroka ndetse n'abandi nabo bashinzwe umutekano bose asanzwe dushimiye neza tugire mbere na mbere ingendo y'umutekano ndabona umuntu gushishikariza abantu bose kwambara agapfukamunwa neza kwikwiza no gukurikiza ingamba zose muduhaye murakoze. Ni byiza murakoze abayobozi tubashimiye uburyo mudutekerezamo muturebera kure kovide mbi kuba mwararebye mukabona ko kugira tuyirinde twaguma mu karere kugira tutanduza abari mu kandi karere twashimye cyane abayobozi ku bwitange bwanyu uburyo mutwitaho ingamba tuzazikurikiza kwambara agapfukamunwa neza gusiga intera ya metero hagati yacu no kwirinda ingendo zitari ngombwa ndumva nta bindi narenzaho abayobozi kuko ibikomeje mwabivuze murakoze cyane. Turabashimira cyane ku bitekerezo mwese mutanze uko muri babiri n'abandi bose muri hano subiza aba babiri babwira ko nk'uko mubivugiye hano mukomeze mubigire iki mukomeze mubigire impano mureke ntimubivugire hano biharangiriye mubivugire mu ngo zanyu no mu ngo z'abandi kugira ngo bagire icyo bakomeze bamenye uko bagomba kwirinda kovide mu masoko ndetse no mu nsengero ahahurira abandi bantu ubwo soze mbabwira ngo mumenye n'igikorwa cyo kwipimisha mu gihe wumva ubabara mu mutwe ndetse wumva umuriro wumva ibicurane muri wowe ukanyarukira ku bitaro kwipimisha cyangwa ukegera ahantu mubabona muri utu tugari babipimisha naho mwagenda mukagenda mukipimisha rwose nta kibazo ukamenya uko wese niba urwaye kugira ngo utanduza abandi basize mu rugo cyangwa se abandi bagenzi bawe muri bizinesi runaka murakoze.